Teta bitese. Ahubwo teta. Ubu ni ibiki ibintu uri gutekereza? Byatumye ujya kure gutyo. Naratekereza iki? Aha. Ubu wabona ari Tom warikoze uri gutuma umera gutyo. Ese ndaba ndiho mfura naba nekereza ngo ndi gutekereza Tom. Nusanisha ndi gutekereza Tom. Ubundi Tom uramukunda mukuhana. Oya. Rega ntabwo kuva wabona Tom. Nibwo bwa mbere kuva ugitangira kumubona nibwo utangiye kumera gutyo. Nese ko wamaze kubibona wanakonje ntugishaka kurya kunywa byo rwose ntibabigukoze. Ko wamaze kubibona wamfasha iki? Neza kutari kumbwira ikibazo ufite nagufasha iki? Kandi uri kureba ko ari Tom. Ahubwo mbwira nibyo cyane ntabwo ari Nibyo ngaho mfasha muga. Banza unywa amazi. Namfa. Akira. Akamazi. Banza unywa amazi uruhuke mu mutwe mbone kubikubwira. Ikintu ugiye kumfasha se? Mbona ni ikirahure cy'amazi. Kiramfasha kuba ntapfa kurwara umutwe kikamfasha no gutekereza neza. Akira. Bivuga ngo nimara ko muramfasha. Akira nyine nywa. Jojo Tom. Yo. Onese yo. Uramutse neza reka. Ndabura kuramuka neza nageze mu mujyi. Ijoro rya Kigali saa rubonye. Ariko hari cyane nabonye hari ahantu twagiye kwiyogoshesha. Ahubwo nabibonye nuko nsengera. Cyako none niba ari akazi kakuzanye. Niba ari ibyano urimo urambwira buri kanya ngo abana wagwana. Siko bivuze ukuri. Kigali irimo abakobwa. Shaka manze mubwire Kigali niba wayije muce kugusaza. Kandi na waje umbwira ngo uje kuyisaza. Ahubwo ndabona uri uyisarira. Ayasha nahuriye nabyo kwiyo mu cyaro. Kinzanye no gushaka amafaranga. Siko ngushaka gusubira mu cyaro hakiri kare. Ahubwo nahoze ndimo nibaza ahantu barahaguze nyine nkuko nakubwiye ngo iyi nzu nyine ni story ndende kuri njye nigera muri Kigali. Ndamfasha. Ushaka kuba n'usanzwe utinya imiti yo kwa muganga. None se teta reka nkwibariza ikibazo kivuga gutya. Ntitaye ku byo uri gutekereza, ntitaye mbese ubundi naha wahazanywe na business koko cyangwa ufite ibindi byakuzanye? Ngise sinakubwiye business. Ngera hangaho uri amutipe nari muzi. Umva birenze na business. We yatuvugisha ukuri. Nyazanywe n'abahungu ngewe uri amutipe ntago twahuye. Narakubwiye ibintu byanzanye. Teta ko mubaje ngo wazanywe na business igeze mubaza abahungu. Ikibazo nuko ari Tom uri guhamushinja. Ubu uraje unyurire ngo ni Tom ngo ibiki n'ibiki. Umva rero nkubwire. Bititse byaganje. Shara harakana kubwiye ejo ambwira ngo uzi gusyaga ntiwamenya ngo ne ibiki. Gusyaga no kujya gushaka ibyuma. Kujya kubigurisha. Abajya mujya kumva ngo ibyuma bishaje. Mu cyaro niko nyine bavuga. Twebwe twaya gusyaga ibyuma ariko kumashansiye hari ukuntu nyine bakata ibyuma. Ndabizi bira bigenda bisigara. Biriya rero nagendaga nkabitoragura nkajya kugurisha nkabona icyo kurya nageza nkagera nkirara mu miferege nkirara mu bigori wenda strugglinga bya danje abana n'itime nyine nagiye gushaka gusyaga ibyuma nk'uko kose ndamikubitanira n'umukire arambwira ati se ko mbona uri umusore ntabwo wabasha akazi k'ubuyede ati nabishobora ati ndabona nanakwizera rangije nuko akazi nk'uko nguko umunsi wa mbere ndagenda. Niba koko ari business sibyo n'amazi dore wanze no kuyanywa. Ububuzi nimba unywa buravamo Tom. Noneho nta nubwo no kumamagara. Kamana uri amutipe nawe. Wanywa amazi ukaruhuka mutushana no gusagana guhamagaye ntubibone bitewe n'iki. Ariko nimba uzi yuko ndi kurya na telefone yifite ngireba. Ntabwo uriho. Nama. Aho ngumva nkubwire.
niwashaka ushaka ukuntu uhindura imyenda tujye kureba Alex. Tujye kureba Alex. Ibindi bizaza nyuma ibya Tom nande byihorere Nkakira amazi yawe kanguremo kino gipira nda tugenda. uwa kabiri nkabona nzamhondobera nkakora nsinzira, aranyegera arambaza ati se uba hehe, ubundi gahunda yawe umeze ute nyine muri rusange, byifashe gute mu buzima bwawe? Ndamutekereza ko nira muri rigori n'iki, arambwira ati rero njye mfite inzu nini, tuzaze sinabura kugwa mu gikoni ngo ujye urarara, nurangiza tujyane mu kazi gutyo nyine. Karibu mwinjire. Abaye mwicaye? Mumeze gute? Tumeze neza. Murakomeye? Yewe nitwa Alex. Wowe cyane ko nakuzi. Njye yitwa Teta. Teta? Teta? Turagenzwa n'amahoro. Yego. Makuru yanyu? Mwiza. Tubafashe iki? Bashakaga Alex. Alex. Boss Alex naho hari? Ari kuri office nkuru. Okay. ubwo twamubona gute? Nta kundi mwamubona usibye kuba nambaye mukamuvugisha, hari n'igihe mwasanga ahuze wenda ntaboneke mukamuvugisha kuri fone. Nta kibazo nabwo wabidufashisha. Wadushyira nyine nta kibazo. Harya witwa? Nitwa Teta. Teta. Ariko ni amahoro. Meze neza mwamubonaho. Murakoze. Murakoze cyane ubwo akazi keza. Yego, murakoze. Sawa. Yego mwana ngo yitwa Teta. Kiriya cyana nakigeraho gute? Mbonye umuntu amafaranga afite nari nabuze n'umuntu tuyasangira. Ndagushaka pe. Uri umwana cyangwa se n'ukundana na boss? Aya ariko boss ndamuzi, nubona amafaranga ndamuyingayinga icyo nzi cyo. Ewa nanjye nyine nazamurira umwana mwiza tukajyana mu kazi, nta nuko niho watumye mfunda ubuzima muri Kigali. Arangije rero iby'iyi nzu rero nini ubona ndimo ibisanzwe gutya niyiwe, iyo umubosi amaze iminsi yagiye hanze, agiye kumarayo imyaka 3, nanjye bazagaruka bacu imyaka hafi 7. Banza umbwira ikibazo cy'amatsi. Mu myaka 3 bivuze ngo ntiwakodesha. Ntabwo nkodesha. Mu myaka 7 ntukodesha. Imyaka 7 nkodesha nzande muri Kigali. Hari n'igihe yenda utamenya umugisha w'Imana usumenya muturutse ashaka kumbwira ati njye ntabwo nzanagaruka mu gihugu, iyo yimenye niba yawe. Ubwo ni amahirwe. Ntabwo nakubwira ngo nyine bivuze ngo nanjye mbyungukiye. Ewa, nawe byungukiyemo nyine. Umuvandimwe wamenyeraga akantu kantine tukiri ku ishuri. Ntabwo nakwibagirwa nyine. Njya nibuka umuzamu, uribuka wa muzamu Kanyande wakoraga kuri gate gutya. Uriya muzamu yigeze kumbwira akantu kamwe, arambwira ngo jya ugira neza ineza uzayisanga. Ndabona rero kano kazi, ibicuruzwa, abaranguzi, turebe ukwezi kwa 5, ukwezi kwa 6. Ninde ukomanga? Yinjire ni karibu.
muraho neza, amakuru yanyu ni meza. muragenzwa n'amahoro. Amakuru yanyu Ni meza. wowe witwa nde? Nitwa Jessica. Eh? Jessica. Oh, witwa Teta. Namusanzwe munzi se? Ni gutyo. Muragenzwa n'amahoro se? Yego. Ateze amatwi rero. Ni ukuvuga ngo Teta yashakaga inzu y'ubucuruzi. hagati naho meze nabi sha wara amafaranga mu mufuka ibiceri 200 ndamufasha ndamubwira ni akira abwira iryo jambo bivuze ngo uyu munsi niba nshobora kuba wenda igihe sinzi igihe tugiye kumara ariko icyo ari cyo cyose ikijyanye n'ikode nta kibazo kandi ntabwo kibazwa yewana turajya tujya mu kazi nyine nawe urabyumva akazi urakazi kandi n'Imana ishobora no kudushoboza ariko naje muri Kigali mvuga ati nta muntu n'umwe nkurikiye ariko nkabasha gufona nkabageza yewana n'ejo hari kizaje kandi nkaba mfite amakuru y'uko zifite zikodeshwa. Aho usanzwe uzi. Umuyobozi gutya ko ntabwo ntabirenze. Okay. Teta ashaka inzu y'ubucuruzi ahagana mfite inzu ruguru mu mujyi, hari ziri hafi ya gare, mushaka iyihe nzu? Izo nizo dushaka ziri ahantu nyine heza. Ni ashaka inzu yo kugura cyangwa niyo gukoreramo gukodesha? Niyo gukodesha y'ubucuruzi. Okay. Yeah. Musanze rero nari ngiye kugenda ariko inzu irahari mwafata contact zanjye. Ndika contact hanyuma nka contact zanjye hanyuma urakuwa mbere uzamvugisha kugira ngo murebere imwe mu nzu zihari iyo washobora koreramo. Mwakoze cyane. Sawa. Turashimira namwe murakoze.